Mwiriwe neza, ni ku Inkuru TV aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Solange, tukareba imico n'imiterere ikunda kuranga umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Solange. Nkomeza guha ikaze abashyashya aho muherereye hose mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye. Mukore na like ku biganiro tubagezaho. Solange rero ni izina rikomoka mu Kilatini aho risobanura umunyedini. Reka turebere hamwe ibiranga umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Solange. Solange ni umukobwa ugira igikundiro, uzi kwisobanura no kuvugira mu ruhame. Usanga akunze kuba umwanditsi, umuririmbyi ndetse n'ibindi. Solange rero aritanga, agira umwete mu kazi, yumva yayobora aho kuyoborwa, ariko usanga agira n'amahane. Solange akunda ubwigenge n'umudendezo. Nubwo ari umuntu urangwa n'umutima mwiza, ntakunda kurambana n'inshuti, kuko aba yumva ibyifuzo bye ari itegeko. Ba Solange rero usanga barangwa no gukorana ibintu ibakwe ryinshi, bashobora kuyobora abandi mu nzira nziza, bagira igikundiro cyinshi kandi ntibajya bapfa gucika intege. Solange ni umukobwa cyangwa umubyeyi ufungutse, ugira urugwiro, uhorana akanyamuneza kandi ugira urukundo rwinshi. Umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Solange uzasanga ari umunyabwenge kandi aba ashaka kwiyungura ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye, yaba ari ibijyanye na siyansi, politiki cyangwa se ubugeni n'ibindi. Solange akaba nanone umuntu ugira umutima woroshye cyane, ariko agakunda gutegeka ndetse no kuyobora. Uzasanga rero umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Solange ari wa muntu uhinduka nk'ikirere, kandi amarangamutima ye iyo aje aza afite imbaraga nyinshi. Rimwe Solange aba afite inkuru nyinshi zo kukubwira, ubundi ugasanga yaramutse adashaka kuvuga, cyangwa ugasanga afite ibyishimo byinshi, mbese arahindagurika ku buryo ntibyoroshye kumenya uburyo ateye.
Umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Solange uzasanga akunda isuku, haba ari aho ari hose cyangwa se haba ari no ku mubiri we n'aho agenda hose, uba usanga Solange muri we ari wa muntu ukunda kurangwa n'isuku, agenda ari ku mwako yikesheje. Ikindi rero twabwira kuri Solange ni uko ari umuntu wihagararaho cyane, ku buryo aba afite imitima ibiri, muri we aba ashaka guharanira kwihesha agaciro, ariko ku rundi ruhande akaba yifuza ubuzima bworoshye. Nizere rero yuko ba Solange barushijeho kumenya no gusobanukirwa imico yabo cyangwa se imiterere y'inshuti zabo, y'abavandimwe babo, bikabafasha kumenya uko bakomeza kurinda relationship yabo, imibanire yabo ya buri munsi ikaguka ikagera kure, kandi nanizera yuko abamama batwite bagenda barushaho kumenya amazina bagenda bita abana babo bitewe n'uko bayakunze n'amahitamo yabo. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, abashyashya mbasaba gukora subscribe, bye, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha ntimuzacikwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho, bye.